Ibanga ry'ubukungu ahanini rishingira ku kumenya amahirwe yihariye ahari ndetse no kubyaza umusaruro ayo mahirwe mu buryo bwihariye kugira ngo ubashe kubona inyungu nayo ikaba hari isanzwe ndetse n'inyungu y'umurengera cyangwa inyungu idasanzwe. Ibi nibyo bituma habaho abakire hakabaho n'abaherwe ndetse natwe duherekeje ibyo byiciro byombi. Muri ayo mahirwe rero ahishe iryo banga ry'ubukungu, uyu munsi turajya mu bworozi. Mu matungo yose yororerwa mu rugo, ingurube niryo tungo ribyaza umusaruro utubutse ibyo riba ryariye kurusha andi, kubera ko uko irya ari nako yiyongera ibiro byinshi kandi vuba. Ni ukuvuga ko ibiryo irya byose biba byayiyobotse. Twasuye umworozi w'ingurube mu buryo bwa kijyambere, Ngirumugenga Jean Marie Pierre ukorera mu karere ka Rwamagana, maze atubwira aho yakuye igitekerezo cye. Ubworozi rero icyatumye bunzamo cyane buno bworozi bw'ingurube byatewe n'urugendo najyaga nkora igihe twari tukiga mu mashuri makuru ya kaminuza muri Zaire Rubirizi, hanyuma dusura ku Kisaro umufurere witwa Siriro, tubona ko ari ubworozi buteye imbere bw'ingurube nziza zari zaravuye mu Bubiligi kandi nini zikura vuba zitanga umusaruro. Ubwo nanjye mbyinjiramo icyo gihe nyine. Icyo gihe rero nibwo natangiye muri 2012, ubu nkaba maze imyaka 8 mbikora, ariko nkaba naratangiranye ingurube nkeya zigera muri 25 zihaka, ariko nkaba ngeze mu ngurube 1263. Nkaba nshaka no kongera nk'uko mubireba, hari imirimo ndi gukora ijyanye no kongera ibiraro, kubera ko dufite isoko rinini rihagije n'abakeneye ingurube ari iziribwa n'izo korora ari benshi. Byagutwaye imbaraga zingana iki gusezera muri leta, dore ko naho ntago batanga gatubutse niko bizwi? Yego, ubundi leta n'umubyeyi, dukorera leta, ariko nanone leta dushoboye no kwikorera nabyo ni byiza kuko urabona dutanga n'akazi. Byasabye rero yuko manza gutekereza neza, ariko imirimo nari nangiye kwinjiramo yo kwikorera nabonaga ishobora kunteranya na ba databuja, bikaba byarabaga ngombwa ko mvuganire kamese kamwe njye mu bintu byo kwikorera, ari naho numvaga nshobora kubona ikisumbuye kurusha icyo nabonaga. Ubwo rero ntabwo byatinze kubitekerezaho kubera umusaruro nabonaga bavagamo, hari ubuhamya bw'abaturage n'abandi abantu b'aborozi n'abahinzi nabonaga. Ngirumugenga avuga ko ingurube y'ibiryo byose uyihaye, ariko akaba ari byiza ko aborozi b'ingurube bazigenera ibiryo byuzuje intungamubiri nk'uko abajyanama babigaragaza, kugira ngo ingurube zikure neza kandi zitange umusaruro munini. Ibintu by'ingurube ni byiza, nuko mu myumvire ya kera abanyarwanda bagiraga, bumvaga ko ingurube ari itungo ry'umwanda kandi ari itungo ridasirimutse. Nkuko mwabyiboneye rero, ingurube igira isuku, iyo uyihaye ahantu heza iba ikanabaho neza kandi ntigire amahane nk'uko abantu babizi. Ingurube imwe n'ibibwana byayo bishobora kugeza ku musaruro munini ku mwaka iyo ari ubwoko bwiza kandi zikagaburirwa neza. Ingurube ishobora gutanga ibiro by'inyama bingana n'1,600 ku mwaka. Ni ingurube zavuye mu Bubiligi rero. Izi rero nazo ni ingurube zikunzwe cyane ku isoko kubera ko zifite inyama nziza, ariko bikaba byiza cyane none kuzivanga n'ubundi bwoko bita randarasi, nabwo ndi bubereke. Zo ziba ingurube ndende ariko z'umweru. Hari n'ubundi bwoko bushya twazanye bita diroke, nabwo ndabubereka murebe ko zigiye zitandukanye, ariko zose nta tandukaniro rinini. Ni ingurube z'inyama, ariko bikaba byiza ugiye uhuza ayo moko zivukaho zikarushaho gukura vuba no gutanga umusaruro mwinshi w'inyama. Ikigo gishinzwe iyoherezwa mu mahanga y'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB kigaragaza ko inyama zoherezwa hanze y'u Rwanda 99% zoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho amatungo agenda ari mazima angana na 92% nayo ajyanwa muri icyo gihugu, harimo n'ingurube, inkoko ndetse n'inka. Ingurube yivutse igera ku mezi 6 nibura ifite ibiro 100. Aho rero ukaba wumva ko ubundi baravuga ngo time is money, igihe burya kibarwa mu amafaranga barwa mu gihe.
ubwo rero uko byihuta ni nako ushobora kubona inyungu mu gihe gitoya. Ikindi ni uko nenda abantu bagenda bahindura imyumvire kuri ubu bworozi bw'ingurube, ntibabwumve ko ari ubworozi bw'umwanda cyangwa buciriritse. Hari ibihugu byinshi tuzi nko mu Budage cyangwa mu Bufaransa, mu Bubiligi, muri Amerika, muri Canada, hari ama-entreprise akomeye cyangwa aborozi bakomeye borora ingurube, kandi ubona byateje imbere nyine nk'uko iyo umuntu abikora neza bimuteza imbere. Kugeza uyu munsi uyu mushinga wawe uretse kugufasha wowe n'umuryango wawe, urimo urafasha abantu bangana iki mu bijyanye n'imitangire y'akazi bijyanye na gahunda y'igihugu yo kugabanya ubushomeri mu gihugu? Murakoze cyane. Hano mu bigendanye n'ubworozi dufite abakozi 12 bahoraho, ariko mu by'ukuri nk'uko mwagiye mubibona hano mu yindi mirimo yongeraho, nibura tugira ubwo mbariyemo n'ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, tugira abakozi 50 bakora mu bihe bitandukanye, ku buryo rwose iyo baze ku mwaka ubona twarakoresheje nk'abakozi 35 mu gihe kidahagaze, mu gihe gikomeza nyine. Ukabona ko rero hari abagiye nabo bifasha mu ngo zabo, hari ibibina bakoze hano bibafasha, hari amatsinda bagiye bajyamo abafasha kubona amafaranga bimeze nk'ibibina, iyo bahembwe bakizigama, ku buryo ubona hari abantu bagiye biteza imbere bakubaka neza bakagira n'imibereho kandi igenda ihinduka. Wowe ku giti cyawe twavuga ko wibariye wihaye self evaluation, wavuga ko uyu mushinga ukugejeje kuki, utangiriye kuki? Murakoze. Nabyo nubwo kwibara bikomeye, ariko njye navuga ko uyu mushinga wamfashije. Bwa mbere natangiriye hariya hirya naberetse, byari ibiraro bitoya, nangirana ingurube 25 zihaka. Urebye agaciro kazo n'uyu munsi nkaba mbara 1263, urumva ibyo byose inyungu yariyongereye n'agaciro k'ibyo mfite nka kapitali byariyongereye. Ikindi ni imibereho mu rugo, kurihira abana mu mashuri, hari n'abo dufasha famiye, abiga muri za kaminuza, abiga muri za segonderi. Hanyuma hari inyubako nagiye nubaka, ibyo nagiye ngeraho mu buryo bwo kwiteza imbere, inzu yo kubamo n'ibindi bigendanye n'imibereho yanjye no kwizigama kandi ntabiretse, kuko nageze naho nkorana n'amabanki. Urabona ntabwo wakora uno mushinga udakorana na banki ikanyizera, akoresha amafaranga nkavanaho inyungu nkagira icyo mbonaho, na banki nkakorana nayo neza. Ubwo rero ubuzima burakomeza. Ibyo nagezeho navuga ko ari byinshi kandi navuga ko bikiza. Urebye hari ibiri mu mafaranga, hari no biri mu bintu nyine nagiye mbona. Watubwira mu by'ukuri uyu mushinga n'indi mishinga yaje gushamikiraho ubu ngubu urimo gukora? Yego, uyu mushinga hari byinshi byashamikiyeho. Icya mbere hari ibyo byo gutanga akazi mu bantu bakoramo hano. Icya kabiri hari ifumbire ibonekamo idufasha mu kongera umusaruro w'ibitoki, kuva aho twatangiriye kuri toni 18 ku kwezi, ubu tukaba tugeze kuri toni 46 ku kwezi z'ibitoki, kubera iyi fumbire iva aha ngaha. Urumva hari abakozi bakora mu rutoki, hari abakozi bakora hano, hari n'abakora mu rutoki mu gihe cyo gukoresha iyo fumbire. Hanyuma ubwo urumva nabyo byatanze akazi. Hari n'abagura inyama hano, bagura ingurube bakajya kuzibaga muri chaîne de valeur, amabagiro arakora, atanga akazi, nuko bigakomeza bikaba uruhererekane muri ubwo buryo. Mu nyigo yakozwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko mu Rwanda ku mwaka haboneka inyama z'ingurube zingana na toni 19,000, mu gihe u Rwanda rwifuza ko mu myaka 5 ruzaba rubona toni 60,000 by'inyama z'ingurube ku mwaka.